irembo mu muryango uvukamo ry'umugeni witwa Bwiza Emerance. Iby'ingenzi byabereye i Dubai. Duha amakuru y'ukuri kuri icyo kintu kuko wafatiwe irembo. Yego nyobora ubukwe neza cyane. Hano abanyarwanda bagomba kumenya ibadakatinze. Uyu mukobwa ararenze. Turijyane show na vibes za Munyakazi niwemera pompo. Fate umukuru ariko rubanga kandi Bad Rama ibibazo yagize byamubereyeho iriya muri Amerika niho toroma zamufatiye ntago zamufatiye mu iki gihugu niba hano hari amahoro ngiye nkabanzi ngo mfite amahoro yuzuye 100%. Abafite imbaraga president ku bwoko bw'Imana. Bad Rama ariko ibiyobyabwenge nanone mu birekera urubyiruko. Nyemerera ngusuze wowe udukurikiye, ndizera ko umeze neza, ndizera ko uri amahoro kandi nkwifurize kugwa neza, nkwifurize kugira weekend nziza. Hanyuma nk'ibisanzwe iki kiganiro cyitwa Tembera Culture Vibes, niho umenyera amakuru y'imyidagaduro aba agezweho muri showbiz n'ubundi Nyarwanda, ndetse rimwe na rimwe tukagenda hano tukareba uko bimeze kugira ngo tubashe kuba tumenya amakuru cyangwa se aho isi igeze. Hanyuma nitwa Sheebah Pacifique, iyi ni story 160. Ndagusaba kugira ngo ukore subscribe niba bwa mbere ugeze hano, hanyuma tujye twibanira. Hanyuma unyemerere umunsi dutangirire ahangaha, ariko mbere yaho gato ngira ngo dufite amakuru y'umuhanzi witwa Bruce Melodie nawe tugiye guheraho kabisa. Hanyuma kandi witwa DJ Brian ndetse na Tesha nabo amakuru yabo arahari cyane mu gihe kandi uwitwa Bwiza wamaze kuba kabisa yerekeza nawe muri Sweden, akaba agiye gukora igitaramo nawe amakuru arahari. Hanyuma kandi ndaguhereza ikaze we nyemere dutangiye kuri Bruce Melodie mu gihe kabisa imyiteguro ikomeje. Ngira ngo uyu munsi nibwo ari buze kuba akora igitaramo akagikorera Bruxelles kabisa mu Bubiligi, ni nyuma yuko nubundi yaramaze igihe ari muri tuwa y'indirimbo ye yitwa Pom Pom yakoranye na Diamond Platnumz na Brown Joel, yise yerekeza mu Bubiligi kabisa aho agiye n'ubundi gukorera iki gitaramo. Rero yamaze kuba atangaza ko ni kumugora ijoro ryakeye, yamaje kuba atangaza ko kabisa imyiteguro igeze kure, aho yagize ati na amagambo y'igifaransa nshaka twumva mu Kinyarwanda kugira ngo duhite twikomereza. Yagize ati les répétitions sont terminées, tout est prêt, rendez-vous demain pour l'AFRO LEGACY. Yashaka kuvuga cyangwa se yashaka kumenyesha abakunzi b'umuziki ko igitaramo kigiye kuba kandi ko biteguye kugira gute kubaha ibyishimo. Yavuze ati repetition yarangiye, ibintu byose bimeze neza kabisa. Ati ku munsi w'ejo ni AFRO LEGACY, ubwo yavuga n'ubundi ku munsi w'ejo hashyije. Muri iki gitaramo Bruce Melodie araza kuba ari kumwe n'umuhanzikazi w'icyamamare wa Nyarwanda, ngira ngo abantu benshi barabizi, yitwa Sheebah Karungi, aho aza gutaramira abakunzi b'umuziki mu ijoro n'ubundi ribanziriza umunsi mpuzamahanga w'abagore, right? Hanyuma yitwa Bruce Melodie. Hanyuma unyemerere nguhereze ikaze kuri iyi nkuru yitwa Bwiza Emerance, nyuma yuko akoze ibitaramo muri Tour du Rwanda, arimo arikije Tour du Rwanda, nawe y'ubundi yamaze kuba yerekeza muri Sweden cyangwa se Sweden, aho n'ubundi agiye kuba ataramira abakunzi be muri kiriya gihugu. n'ubundi nawe ni kuri itariki ya 7 mbere y'itariki twizirizaho umunsi mpuzamahanga w'abagore. Hanyuma ambasaderi n'ubundi yitwa Diane Gashumba yashimiye Bwiza watangiye n'ubundi ibitaramo muri Sweden. Bwiza umaze iminsi ari ku mugabane w'Uburayi, ategejwe mu gitaramo kiza kubera mu mujyi wa Stockholm ku itariki ya 7 n'ubundi nk'uko yamaze kubivuga, aho azifatanya n'Abanyarwanda n'inshuti z'u Rwanda bahatuye mu kwizihiza umunsi mpuzamahanga wahariwe abagore. Hanyuma mbere y'uko iki gitaramo kiba kuri uyu wa 6 Werurwe mu mwaka wa 2026, Bwiza yakiriwe ku biro bya ambasade y'u Rwanda muri Sweden, ambasaderi Diane Gashumba wamuhaye ikaze ndetse anamwizeza ko azitabira igitaramo cye. Ambasaderi Diane Gashumba yagaragaje ko yishimiye kwakira umuhanzikazi mu majyaruguru y'Uburayi, anashimangira ko kuba yarisemo gutangirira ibitaramo bye muri Sweden ari icyemezo cyiza cyane, right? Hanyuma yitwa Bwiza, unyemere twite cyane, ushaka ko uyu munsi dutinda, yitwa DJ Brian kandi yitwa Tesha, bakebuye witwa Bad Rama kabisa wijanditse mu byo guharabika igihugu cy'u Rwanda mu ijoro ryo kw'itariki ya 6 Werurwe mu mwaka wa 2026, ubwo DJ Brian ndetse na Tesha berekezaga i Burayi n'ubundi muri gahunda zitandukanye zirimo guhura n'abakunzi babo. Icyakora mbere yo kuva i Kigali bakewe umuhanzi witwa ntabwo ari umuhanzi, uretse ko yahoze abikoramo bijyanye n'ubundi na management y'abahanzi, yari afite inzu ya kinamyo ya
the main record. Bad Rama bahamya ko n'ubundi yatanye. Hanyuma ni ibi DJ Brian ndetse na Tesha babigarutseho mu kiganiro bagiranye n'abanyamakuru mbere yo guhaguruka i Kigali, basaba Bad Rama guhindura bigishoboka kuko akomeje kurenga umurongo. DJ Brian yagize ati ariko nukuri pe nyine urumva yavuga ati mwebwe twabonye muri industry ntacyo mumariye ntacyo mwamaza akadutuka, ariko buriya iyo bigeze ku mukuru w'igihugu niba ufite ibyo nenga ibuka ko hari abantu 90 bafite ibyo bashimye. Niba ngewe mbasha gusaba visa nkaza ku kibuga cy'indege nkinjira nkagenda nkongera nkagaruka mu gihugu, nkaba mpakorera, nkaba mpabonera, nkaba mbayeho neza, nkaba nyine wowe niba hari ibyo nyine byakubayeho ni wowe bigumane, cyangwa ushaka abantu bakugira inama baguhanura, wiza kubishyira muri rusange no nurangiza ufate mu mukuru ariko Rwanda. Kandi Bad Rama ibibazo yagize byamubereye hiriya muri Amerika niho toroma zamufatiye, ntago zamufatiye mu iki gihugu niba ahantu hari amahoro ngiye nkaba nzi ngo mfite amahoro yuzuye 100%, bafite imbaraga president ku bwoko bw'Imana. Bad Rama ariko ikibiyobya nanone mubireke rubyiruko nugeze kumubona ari bari kugira ngo urumogi ari kurutaka kabisa yaruvugiye. No Bad Rama afite ku Instagram ejo munye na cekinze, hari ahantu kubera kuntu noneho yacanganyikiwe yibagiwe no kubisiba, hari ahantu yanditse ari gushimira Perezida Paul Kagame mu magambo arambuye amagambo maremare cyane, arimo aravuga imvugo niyo ngiro rubyiruko arimo boro ukuntu yaje guhinduka ariko none yageze hagira gutemera nk'umuntu ufashwe n'ijambo ry'Imana nk'umwuka mwewera yaritarutse yigira. Ariko njye inama nagira Bad Rama nagaruke bigishoboka. Hano u Rwanda ni igihugu cyiza, ni igihugu gikunda abantu bacyo, ndabizi neza ko aje agaca bugufa agasaba imbabazi, nawe siwe ibyo ari byo byose hari ikintu kibyihishe inyuma. Ntabwo nibaza ko Bad Rama yabyuka mu gitondo kuko kiriya kiganiro yakoze naramubonye ntiyari yanyweye, ntiyategwaga, nyine ibintu yabivugaga bikuye ku mutima ubona ari seriye. So ikintu namugiraho inama nagaruke bigishoboka, afite umuryango, afite abantu bavukana nawe, yibateza ibibazo, yituma bahangayika, yituma batekereza nabi. Hanyuma nyemerera dushifting twigire ahangaha witwa okay Manzi Senderi wubakiye inganzo ye ku ndirimbo z'uburere mboneragihugu yashimiye byimazeyo Perezida Paul Kagame nyuma yuko hasohotse iteka rya minisitiri rigena uburyo bwo gukusanya no gusanganya amafaranga ava mu ikoreshwa ry'ibihangano by'abahanzi rirengera uburenganzira bwabo n'ubwabashamikiyeho. Hanyuma iri teka ryemejwe mu nama ya minisitiri yo kuwa gatatu tariki ya 4 Werurwe ryayobowe na Perezida Kagame, rikaba ryarasuzumye kandi aho ishyirwa mu bikorwa by'ingamba na politike by'ingenzi bigeze ku kubaka iterambere rijyanye iterambere rirambye. Ni icyemezo gikomeye mu kurinda no guteza imbere abahanzi b'u Rwanda kuko ibihangano byabo bitazongera kuba iby'imitako y'isoko gusa, ahubwo bikazabera isoko y'iterambere rirambye. Kuva kera bagaragazaga impungenge z'uko indirimbo zabo n'ibindi bihangano byakoreshwa ahantu hatandukanye, radiyo, televiziyo, ibitaramo, mbuga nkoranyambaga, nyamara inyungu ziva muri ibyo ntizigeze zibageraho. Hanyuma ni ikintu cyiza ku bahanzi rero kuba bagiye kubona agatubutse cyangwa se amafaranga avuye n'ubundi mu byo bakora. Hanyuma ndagushimiye twakomeje kubana ikiganiro cyitwa Tembera Culture Vibes, no umenyera amakuru abagizwe mu myidagaduro. Ndagusaba niba kunze video kandi kuri like, kandi wowe udukurikiye uri ahantu hatandukanye nkwifuriza gukomeza kugubwa neza. Ciao.